none rero isimbi umunigo baninze kugezana n'izi saha ndumva hano hakibabara simbibona se uri kumva nta muntu uri muri uru rugo shaka twihorere shaka bwa burakare bwawe ejo bundi wigeze kunyereka igihe cyose yagukatiraga tugende dufate Kanyana atubwire buri kimwe cyose azi natabitubwira dukubite tuvunagure twice. Ndashaka ko unyereka bwa burakari bwawe. Ni Fabiola uri kubwira isimbi. Ndashaka ko tuvunagura tukanica. Mbere yo gukomeza aho bari bageze kugira umenye byinshi, reka tubanze tugaruke inyuma ho gato tubanze tubihere imuzi byose. Ndagushimiye cyane wowe ubashije kubufata kanya tukaba turi kumwe hano. Uri umuntu w'agaciro, ni wowe muntu dusapotinga mu byo dukora byose, ni wowe ewa akaboko kawe urebye niko kari imbere cyane. Turagushimiye. Ora subscribe nawe utarayikora, unafungure n'inzogera, unatange like nimba unogewe n'ibyo dukora. Uri umuntu w'umugabo. Reka dutangire tudatinze kuko gutinda buriya ntago ari byiza cyane. Nongera nkwifuriza umwaka mushya muhire, uzawugiremo ibyiza byinshi, uzanezerwe, uzagira mbega buri kimwe cyiza, Imana izagufashe ubigereho. Tugaruka inyuma, cyusa na iribagiza ibiryo byo byatangiye kubananira. Gusa iribagiza nk'umwana utaravukiye ahantu heza, nk'umwana wababajwe, ibiryo byose mu buzima arimo arabishoboye. Naho se cyusa nk'umwana wo mu bakire, ibiryo byatangiye kumunanira. Ese koko birakwiye nk'umuntu washimuse? Ese kari kuvuga ngo ataha ajye iwabo mu rugo, birakwiye ko ataha? Ese nataha ntago bari bumufunge? Murazi neza ko bamutangiye ikirego, twese turabizi. Ese ibigori byazabishobora nk'uko sheri we abimubwira? Ni ibibazo mu bibazo. Wowe sinzi uko ubitekereza, inama wamugira se ni iyi? Jya muri komenti umugira inama y'ikintu yakora, atahe cyangwa yihangane. Benshi mwagiye muri komenti murandika ngo ndabazi benshi cyane, uravuga ati se umuntu w'umudiaspora ni gute yapanze gushimuta umuntu nta mafaranga afite atarabiteguye, ngo turi kuyibaha nabi? Ntago ari nabi, please mwihangane. Rugema nawe ku mutwe wa Emile na kamarade avuze ko bamutwaye amafaranga, yemeye no gushoramo amafaranga yiwe. Ese ari bubabone cyangwa biragenda ute? Biraba ibyuya ntibiba amaraso. Cyo twizera yuko Imana niyo mugabo ku isi. Sinzi neza ko ari bubabone. Nawe uri kwimagine se yababone? Cyangwa iribagiza na cyusa umugabo we bakundana cyane, iribagiza no kumugira inama, hamagara ababyeyi akabyanga ngo baba avuze ko urugo rwamunane. None se nataha akajya iwabo bwo urugo araba rushoboye? Icyo ni ikindi kibazo. Wowe urumva ari butajya iwabo cyangwa nuko yahamagara ababyeyi biwe bakagira icyo bamufasha? Jya muri komenti uvuge uko byumva. Naho se isimbi na Fabiola ibyo bagiye gukorera Kanyana niho twari tugeze, nibyo ngiye kubabwira aka kanya. Ibyo bagiye gukorera Kanyana ntago baraba bamurenganyije, nubwo bavuga ngo indi byara mweru na muhima. Kanyana so tuvuge nawe ni umuntu, kandi kuba uri umuntu ntago ukwiye kubangamira umuntu, ukwiye gufata umuntu nk'undi, ukwiye gufata umuntu ahariho hose icyo ari cyo cyose, uba uri umukire, uba uri hasi yiwe, ukwiye gufata umuntu nk'undi. Ese bari bumutware iki? Baramukubita? Icyo byose uri kubyibazaho, baramukubita cyangwa Imana irakinga akaboko? Sinzi icyo ubitekerezaho. Nonaha urakoze cyane kuba wadukurikiranye. Yari kuri Kijanja TV show. Kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu.
ni buri munsi ibiganiro byacu nawo guhozaho, ndetse ufite inkuru ushaka ko twakuganiriraho watwandikira kuri WhatsApp yacu 0782 97 52 32 0782 97 52 32 Ciao iwacu nuguhozaho ni buri munsi ukore sabu fungure n'inzogera kugira tujye tubana, kandi buriya ni umuntu w'agaciro kuri twebwe. Murakoze.